Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe mudukurikira umunsi ku wundi. Bashimire ko mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Pastor Fanny Official, 5D TV ndetse n'Ingoro TV, Kiranuka TV na Mos TV na Mama Mignoni Official. Mwese mbahaye ikaze muri iki kiganiro aho tugarukanye na Pastor Moise, umwe mu bapasteri bakomeje kuduha inkuru ibiganiro by'umuryango. Pastor, nongeye kuguha ikaze muri iki kiganiro. Umeze neza? Murakoze, meze neza, ndashima Imana. Amahoro. Suhuza abantu badukurikiye, bamwe baragukunze baravuga ati uyu mupasteri biragaragara yuko ari muzima, ntarapfa nk'abandi tujya tubona. Ese koko nawe wemera ko hari abagaragara nk'abapfuye? Icyambere urambajije, reka mbanze suhuze. Suje abantu bose badukurikiye muri ibyo bice bitandukanye no muri izo mbuga zitandukanye ndetse no kuri ibyo bitangazamakuru bitandukanye, mbabwira ngo umwami wacu abagirire neza, kandi mbabwira ngo aho uri Imana ikwiteho, nguhumurize nkubwire ngo hari kurira kwararira umuntu ninjoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Niwihebe, ntucike intege, ubwo Yesu akiri ku ngoma uracyafite amahirwe. Ikimenyetso cy'uko ugifite amahirwe nuko ugihumeka. Iyo Imana ikuvugaho iranakurinda. Mbone rero kukubwira ngo niwihebe bitewe na situation urimo, ngo bigutere kujya kure y'Imana. Imana iracyari mu kazi kandi kawe. Ikindi waruvuze ati nawe urabyemeza yuko hari abantu bapfuye, abapasteri bagaragara nk'abariho kandi barapfuye, bagaragara nk'abariho kandi barapfuye. Iyo urupfu ruriho n'abapfa baba bariho. Igihe urupfu ruzaba rutariho n'abapfa bazaba batapfa. Ariko igihe hari ibyica abantu kandi n'abantu bahari, gupfa birashoboka. Rero icyo ni igisubizo ngo haye. Yego. Nubwo tutakwishimira urwo rupfu, ko ni bituma murimo w'Imana ujyaho igitutsi, ariko iyo byabaye ntago tubijugunya hariya, ahubwo dusenga tubwira Imana ngo nabiriya turabikweretse kugira ngo ubihindure, kandi ibyo ukwiye gukosora ubidukosorere. Nigeze kubona umuntu ari kuma agakomanteri, mbona icyo yabonye ariko mbona atabonye icyo navuze. Nari nafashe akaririmbo karirimba indirimbo zo hanze hano, kamwe muri izo ndirimbo ngashyiraho, ariko nge ngakomantaho ku cyo nshaka, ngaragaza uburyo abantu baba muri ubwo buzima bateshwa agaciro nabwo, kandi bakazisama bamaze gusandara, bamaze gutakaza credibility, personality cyangwa se credibility. Abantu sinzi ukuntu bari buze kubyumva, ariko wamaze gutakaza ubuzima bwawe ukisama wasandaye. Ndavuga ni rero komeza ubigendemo, ariko ushatse wagarukira hafi, ko nukomeza kubigenda uzisama ari umuryango wakwanze, yewe n'abantu isi n'abantu bamaze kubona ko wabaye rubebe. Ariko we nyine ntiyahise abibona, yanyandikiye akandi, ariko mushimira ko nabyo yabibonye. Yes. So tugarutse rero kubera ko ntabwo umuryango twawureka, kuko itorero ubwaryo ni umuryango, igihugu kigizwe n'umuryango, ubuzima bw'umuryango nyine nuko umuryango uba uriho. Tutavuze ku muryango twaba twirengagije n'ubugingo. Yego. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri patisserie y'ikiganiro cyacu. Patisserie. Bushize twaganiriye kuri divorce. Yego. N'ingaruka. N'ubundi tugaruka dusa nkaho twongera kubitsindagira, kuko abantu bari bavuze ngo n'abadivorce nabo ni abantu bashaka no kugaragaza ko gutandukana k'umuryango
hari aho Bibiliya ibyemera n'ubundi tugaruka udufasha nk'umupasiteri n'ubundi wemeza ko divorce itari mu kintu cyaturutse ku Mana. Uyu munsi wa none rero muri parti ya gatatu tugarutse kuri za mpamvu 9 ariko zabyaye impamvu 10 yego mu gitera isenyuka ry'umuryango gituma urushako rutaramba. Yego impamvu urushako rw'umuntu rudashobora kuramba kandi yashatse ashaka ko rurama. Yego impamvu zabaye 10 byabaye ngombwa ko mfata umwanya w'impamvu 10 ariko nagira ngo mbere yuko kuko nge ndashaka kuvuga icyo bita ibyaha bishingiye ku mihango n'ibyaha bishingiye ku rubanza. Mbere yuko twinjira muri uwo murongo ntago twabanza kwiyegereza Imana cyangwa kubwira Imana ngo itwegere. Yego cyane ko ngiye kugana na pastoro, tugiye kuganira n'izi mbuga nkoranyambaga z'abakozi b'Imana n'ubundi bagenzi bacu. Ari Pastor Fanny official ni ya mugenzi wacu w'umupasteri umudamu, hakaza Mama Minyoni, hakaza Most TV, hakaza Ingoro, zose urumva na ama YouTube channel ari mu muryango w'ibigendanye n'iyobokamana. Mu gisata cy'iyobokamana. Yego ako twabanza ukadushyira imbere y'Imana ukadusengera. Ibi bintu turimo biramutse bitari bukiza ubugingo kwerega buriya ubugingo abantu bazi ko bushobora kubaho gusa ngo k'umuntu yasenze. Yego ariko ubugingo bugira ibintu byinshi byabusenya bikagira n'ibintu byinshi byabwubaka. Ntushobora na rimwe gutunga ubugingo buzima mu gihe ufite ibintu rimwe na rimwe bikudistabinga mu buzima bwa buri munsi iteka. Nigeze mbwira abantu ngo bareka dusenga amasengesho yo kwikuraho imisaraba itari uwa Kristo kuko nk'urugero ufite umusaraba w'urugo urugo rwabaye umusaraba usugira ngo yikubise ivi hasi wibuka gusenga ngo Kristo turi inshuti uhita uvuga ati Mana nkweretse rwa rugo. Umwanya wo gusengera umusaraba wa Kristo no kuwuheka ngo Mana ngo ni wowe nahisemo ndakwemera wowe ntago ubuki ufite kuko uba warahuye n'undi musaraba umeze nk'usimbura wa Kristo. Usa urambwira ko mu gihe cyose ufite ibibazo by'ubushobozi ufite umusaraba w'ideni ntushobora na rimwe kwicara ngo uvuge ngo ndasenze ngo Mana ngo numva shaka gusabana nawe mu bugingo. Urapfuka mugatabati magaritse cyamunara mu izina rya Yesu. Uwo musaraba ntago uri butume. Rero turifuza ko dusenga Imana ikatuyobora ariko hakaba n'uburyo cy'Imana igenda yurura iyo misaraba kugira ngo ubugingo bwe buzima. Intumbero dufite ya mbere nuko umuntu w'Imana atunga ubugingo buzima abaho mu buzima butunze ubuzima bw'umwuka buzima. Muri make ijuru rimwegere riturishe umutima we rimukore ikintu bita umutima uhagaze. Haleluya amen. Reka dusenge rero. Yego Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje duhaye umugisha mwiza wo kongera kuganira n'abakunzi bawe Kristo. Dusenze cyane twinginga Mana yera ngo umuntu wese ugiye kudukurikirana muri uyu mwanya w'ikiganiro muri uyu mwanya w'ijambo ryawe umuhembure umwubake kandi agire aho ava n'ahandi agera. Dukubise hasi bitavuga Imana twimiye Satani n'ingabo ze dukingiranya amajwi y'abadayimoni dufunguriye amarembo y'ijuru ngo yinjire muri twe. Ibihe bishya kubakika kugwiza imbaraga gukomera kubaka imiryango guhembura abari barashenyutse gukiza no gusana imitima komora ibikomere kuvura abantu bari barwaye guhindura amateka byose nibyo tugusabye kugira ngo biboneke muri iki kiganiro. Tubyinginze gutyo kugira ngo ukorane natwe iby'ubutwari muri iki gihe gisa n'iki mu izina rya Yesu amen. Amen. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Amen. Mbere ya byose abantu badukurikiye by'umwereko abubatse ingo. Yego. Hari umuntu wumva umuryango
ariko ntabashe gusobanukirwa ngo definisiyo y'umuryango ni iki. Mbere y'uko twinjira kuri izi mpamvu zose, ubundi umuryango ni iki? Wabasha kubanza gusobanurira umuntu udukurikiye umuryango icyo ari cyo, kuko hari nkanjye nshobora kumva umuryango nkabanza kumva ko ari uwo nkomokamo, wa data na mama na bashiki banjye, nkaba ari byo mbanza kumva ko ari wo muryango. Hari undi ufite uburyo ashobora kumvamo umuryango, ariko umuryango ni iki pastor? Umuryango, iyo bavuze umuryango baba bavuze mama na papa n'abana, egara umuryango. Yego, famiye ni ukuvuga ngo ni umugore, umugabo, abana. Yego, hari naho baba batarabona abana, ariko baba bategereje, kuko nta muntu n'umwe ushobora kubana n'umugore we cyangwa n'uwo bashakanye adategereje ko bazabyarana. Nubwo hari ababyiyemeza, ariko mu mibare no mu mico nyarwanda, ari nayo mpamvu nakubwiye ngo turaza kuganira ku bintu byitwa ibyaha bishingiye ku mihango. Ibyaha bishingiye ku mihango ni nibi tugiye kuvuga byitwa, ubwo niho tugiye guhera divorce. Yego, ubundi hari ibyaha bishingiye ku rubanza. Ibyaha bishingiye ku rubanza ni igihe wakoze ibintu bibabaze, kuba warababaje Imana mu ngeso n'ibindi. Ariko ibyaha bishingiye ku mihango ni ibi ngibi. Vuga ngo iki kintu cyitwa divorce ni icyaha ariko gishingiye ku ki? Ku muhango. Kuko ubukwe ni umuhango wera. Kandi umuhango wera Imana yahaye yejeje, yahaye umugisha, iwuha umugisha, iwushyira mu imwe mu mihango yubahwa. Niyo mpamvu birevuga ngo yubahwe na bose. Aha hantu abantu ntibahita babyumva cyane, ariko bazasome mu Baroma. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 11 no muri Ezekiyeli 14:18 bazahita babona icyo tuvuga. Aho hantu ntabwo twabanza tukagenda tuhasomera abantu cyane, ko hari igihe usanga abantu badafite umwanya wo kuba bajya kureba iyo mirongo. Ntabwo turi bugeyo nonaha, kuko impamvu dufite ahandi turi buze kuvuga harenze hamwe, kandi turifuza ko tuza kwantama cyangwa se tukinjira mu ntego nyamukuru tutayiciye ku ruhande. Narigiye kuvuga ibintu bibiri abantu baza kurebaho. Yego, nk'ubu tuvugana abantu iyo bari kuvuga ngo no mu mahanga biraba ibintu bya divorce, bakotinga cyangwa se bagendera ku biri kuba mu mahanga ya kure. Urugero kareba wenda kadufate nk'urugero rw'Ubufaransa. Uvuga ngo ikigero u Rwanda ruriho none cya divorce tugeze kuri 4/10. 4 kuri kangahe? 4/10. Uvuga ngo 4/10 ntabwo ari ahantu hafi, ariko icyo ni ikigero mu Bufaransa bari bariho mu 1885. Bo niho bari. Urumva rero nuza gufata ya mico cyangwa ya vitesi fati nabarabo mu mahanga babana gutya, ugashaka ko nawe uri bubane uri buho nkuko nabo babaye, ahubwo reba standard y'Abafaransa mu 1885 divorce yabo yari iri ubu divorce, urwego rwa divorce turiho rurasa n'urwabo muri icyo gihe. Yego, sibyo? Muri iyo myaka genda niba ushaka kugira ngo ube muri uwo mwuka, usibye ko ngiye tari wondi gushaka shaka abantu bamenya kurwanya uyu mwuka, kugira ngo n'imiryango nyarwanda cyangwa umuryango nyarwanda ugira ubuzima. N'ubishaka rero kugira ngo cyangwa winjiye muri icyo gihe, kugira ngo nibura bize kugufasha no kuba muri uwo mwanya uza no kugira aho garukira, banzu urebe ngo divorce yabo icyo gihe yari iri mu yahe mahame, yemeraga ibiki gahakana ibiki. Naho nufatira ku bya none ngo barabisezerana ngo bagatandukana ngo n'abana ngo bakabigira gutya, buri wese ukabivuga. Uri kugendera kuri standard ya none, ariko naguze pourcentage bariho. Kandi wowe pourcentage uriho yabo niyo muri 1885. Biravuze ngo uri kwirefera ku byabo bya 2025. Nyamara twebwe 2024 twari turi kuri 4/10, bo bari bariho icyo gihe. Biravuze ngo twari twaragiriwe amahirwe Imana yari yaraduhishiriye, kuko muri icyo gihe nekeza ko mu Rwanda bijyanye no gutandukana byari biri ku kigero cyo hasi cyane hafi ya 0.
niyo mpamvu ndi kukubwira ngo birakwiriye cyane ko abantu bamenya ibyo turimo, bamenya ibyo turimo kandi bakamenya ko tutahagurutse kubera indi mpamvu. Ni nayo mpamvu nta zina ry'umuntu tumeshoninga, ahubwo tuvuga ibiri kuba tukagira ngo umuntu wese bibayeho cyangwa ubirimo amenye uko yiga, nibiba ngombwa, niba koko yemera ko urugo ari umushinga w'Imana, yari akwiye kwegera abantu b'Imana. Yego, sinzi niba ngerageje gusobanura. Yego, ariko impamvu navuze ngo ntuhasome, wenda niba ngombwa turaza kuhasoma, ariko nibura twantame za ngingo, tugende dusanga za ngingo. Ingingo 10 rero cyangwa se impamvu 10 zituma urugo rutabaho. Ingingo ya mbere yitwa amahitamo arimo amarangamutima. Amahitamo arimo amaranga mutima. Kurebera urugo ku bintu, ntururebere kuwo mugiye kurwubakana, ukarebera ku kintu kimwe, inyungu y'ibyo ushaka kuganya, ibyo ushaka kwakira, ariko nturebe ku ngaruka bishobora kubyarwa n'urushako washatse. Yes, icyo bintu nabyo bijya bibaho se? Bibaho. Ndetse iyo umuntu arebye inzu, ukareba imodoka, ukareba amashuri, abantu bose bafite amashuri niko bubaka urugo se? Abafite amazu n'amafaranga niko bubaka ingo se? Abashepinze neza bafite igihagararo niko bubaka ingo se? Abakobwa b'uburanga nibo bubaka ingo se? Kukiza umunyarwanda yavuze ngo uburanga bw'umukobwa, ubwiza bw'umukobwa, ubwiza bwe bumukura mu rugo iwabo, ariko imico ye ikamugarura, gatuma asenya. Birumvikana ko mu bintu bikomeye, mbere y'uko uza gutekereza, niyo mpamvu navuze ngo urushako cyangwa se kubaka urugo, amahitamo arimo amarangamutima. Iyo ushaka gukuramo amarangamutima, ureba ko umutima wawe n'uwe bihuye, muhurirahe. Swari igihe umuntu ajya mu rushaka abona bidakunda bitazavamo, ariko agatwarwa n'amarangamutima y'ibindi bintu runaka, icyo gihe rero ujye umenya ngo wiraza umuruho. Nese ni gute ushobora kumva ko uzajya mu rugo rukaguhira kandi waramaze bajya bavuga ngo bijya gucika bica amarenga. None amarenga wabonye yakumariye iki? Rega abantu ni bakwiye gushaka buhumyi. Musore ntakwe, kuko buriye ndemeranya n'umutima wanjye ko uyu musore nubwo kwa uriya mukobwa bitari bikunze, ariko ku wundi byakunda. Gusa ikibazo cyabaye iyo bahuye batangira kwigabirana. Urabyumvishe? Oya. Baratangira umwe akigabira undi, akamwiha mu buryo bwo guhuza imibiri, bikarangira ameze nk'utagifite amahitamo, agashaka kwiretura ngo asubire inyuma, akisama yagize gute? Yasanda. Yagavuga ati ubundi ndaramira iki? Kubukumi bwanjye ari we wankuye mu busugi, ko mbona n'ubundi ntacyo nasize. Ibintu nk'ibyo ngibyo, ahubwo agavuga ati ntacyo, nitushake ntituzarambane, ariko wenda nanjye ibi n'ibi nzabimuvanaho. Noneho agatangira kuba mu mahitamo ameze nk'aviza, ashyiramo amarangamutima. Ariko buriya yaba abubaka ingo bakabanje mbere na mbere kuganira. Niyo mpamvu abakera ngo bagiraga umwanya witwaga uwo gushimana, kurambagira no kurambagizwa. Icyo gihe byatumaga umuntu wese abana n'umuntu yamaze kumushima, ndetse banashimaga n'imiryango, ku buryo n'imiryango, umuryango wanjye, umuryango wawe, babanza bagashimana. Umuryango. None ubu tuvugana abantu banabana n'imiryango itaziranye. Hari n'abasinyirwa n'indi miryango, kandi wenda wareba ugasanga na ya yindi yabo atari uko yabyanze, ahubwo gusa kubera gushaka kubyoroshya, bumva ari ahantu horoshye, hanyuma rero yegezeyo nibwo amenya ibyo yagiyemo, kandi akabimenya atakibashije kugira gute kwiretira ngo abivemo.
bikarangira rero bimujyanye ahandi. Ikindi cya kabiri, iyo ni impamvu ya kabiri. Impamvu ya kabiri cyangwa se ingingo ya kabiri, ubwo nituvuga ingingo zishobora gutuma urushako rudashoboka, uhita ukora konterere y'icyo tuvuze. Icyo tutavuze cyangwa se ikinyuranyo cyacu nicyo gituma urushako rushoboka. Niba tuvuze ngo guhita amahitamo arimwe amarangamutima, kugira ngo urushako rushoboke ni ukuri buhitemo ukuyemo iki? Amarangamutima. Ahari ubwo icyo kirumvikanye. Yego. Impamvu ya kabiri ni ukugira abajyanama babi. Barimo abajyanama babi. Aho ntabwo ndi bubure kunasoma ijambo ry'Imana. Abajyanama babi batuma urushako rudashoboka. Iyo tubivuze abantu bumva ahari turi kuvuga ibintu bitabaho, ariko dufite impamvu. Itangiriro bice 38 umurongo wa 12 avuga ngo hashize iminsi umukobwa wa Shuwa muka Yuda arapfa. Yuda amaze kumwerera arazamuka Gitimuna, aho abagaragu be bakemuriraga intama ze, we n'inshuti ye Hira umunyadoramu. Babwira Tamari bati sobukwe arazamutse agiye Itimuna gukemuza intama ze. Yiyambura imyenda y'ubupfakazi, yitwikira umwenda mu mutwe, arisesura, yicara mu marembo ya Enayimu yo mu nzira ijya Itimuna, kuko yabonye Shera amaze gukura ntibamumuhe ngo amuhungure. Yuda amubonye agira ngo ni maraya, kuko yari yitwikiriye mu maso, atambikiraho ari iruhande rw'inzira. Aramubwira ati ndakwinginze turyamane, kuko yari atazi ko ari umukazana we. Aramubaza ati nituryamana urama gisasuro cye. Aya ni amagambo avuga kuri Yuda n'umukazana we witwa Tamari. Turi ku kintu cya kabiri kivuga ngo kugira abajyanama babi. Hira yari ari kumwe na Yuda. Hira namuvuga mu buryo bubiri, reka muvuge rero ku buryo bwa mbere. Uyu Hira yari inshuti y'akadasohoka ya Yuda, ariko nubwo yari ari kumwe na Yuda ntago yigeze amubuza kujya gusambana. Urumva bavuye mu rugo bagiye gukemuza intama, ziriya ntama zivamo cyangwa se bogosha, ziriya ntama ubwoya bwazo bwogoshwa. Ndagutangariza ko yaretse urugendo rwo kujya gukemura intama, afata urugendo rwo kujya gusambana. Ajya kugira gute? Ko kujya gusambana. Tamari yari umukazana we kandi yari amucunze. Ngira umbwira abantu ko iteka ryose uramutse udafite ibigushaka, nta nubwo waba ukibonye ibigutwara. Ibigutwara nibyo bigushaka. Sinzi niba uri kubyumva. Ndakumva. Impamvu urugo rwawe Satani arusenya nuko haba hari ibindi bigukurura bigushaka. Kabone nubwo wowe utabishaka wowe, ariko byo biba bigize gute? Bigushaka. Hira rero yari ari kumwe na Yuda, ariko ntiyamubera umujyanama mwiza. Amubwira ati mugenzi wanjye, ibuka aho tugiye, sigaho. Kandi nagira ngo mbabwire ngo Bibiliya yavuze ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Kandi ufite indwara idakira, ntabwo ujya wizera kugira gute? Gukira. Ni ibintu abantu bakwiye kumenya. Umutima w'umuntu rero urashukana. Icya gatatu reka twihute kugira ngo ikiganiro kitaza kuba kirekire cyane. Nta kibazo nigishaka kibe kirekire, dupfa kuba dufite umuti. Ikigare kibi. Impamvu tuvuga ku kigare, uyu tugaruke n'ubundi ku rugero rumwe. Ufite abantu bafite ibintu bakunda, sibyo? Noneho ukaba mu ntego zabo, bo bafite intego biyemeje, bafite uko babaho, ariko izo ntego nubwo zibamo, banza umenye ngo ese uwanjye tubana izi ntego z'abandi barimo arazemera. Ikigare kibi ni imwe mu mpamvu rwose, sibyo? Ni imwe bita muri probleme zitwa majere zisenya urugo. Urushako ntirwabaho.
none wowe ufite ikigare kikujyana kubyina mukararamo, ariko uwo mubana ntabikunda. Si cyo kintu uvuze uracyumvise? None urumva urwo rushako ruzabaho? Kuko wumvira ikigare rero, urushako ruzavaho, ikigare kigumeho. Sibyo mvuze urabyumvise? Yego. Urabyemeye? Ndakumva cyane. Uremera ko n'ingo nyinshi zisenyuka kubera iyo mpamvu? Yego. None se reka nkubaze, mbere yuko uwo mubana atangira kukuwoninga, wowe wari ukwiye kwiha woning, kubera ko muba muhuye muri bakuru. Imigani niko wavuga, sibyo? Imigani niko wavuga, twabivuzeho bwashize, ariko itangiro ryo rababona icyo gituma azasiga se na nyina akajya kubana n'uwe bashimanye akaramata. Niba rero uzi ko hari umuntu mugiye kubana utarakuranye nawe, ntago mwatubanye utwondo, wakuriye iwanyu ugira imico y'iwanyu, nawe akurira iwabo agira imico y'iwabo, cyangwa se akurira mu kindi gihugu agira imico yaho, wari ukwiye mbere yuko aguha warning, wowe wari ubuzima bukwemeza kubana nawe bwari bukwiye kuguha warning ubwabwo. Surabyumva? Ndi kukumva nyibuze yombi cyane. Wowe mbere yuko akubwira ngo ibi simbikunda, ubundi wowe ni iki wize mu buzima bwe? Ni iki wize kuri we kugira ngo wikomitinge kubana nawe? Wese wumvaga kubana nawe bizaba gutyo gusa? Ni mu kirere? Ntabwo ari mu kirere. Kubana n'umuntu nuko muhuza mu mico, mu mvugo, mbese mukambarana, ukumva ibyo avuga, ukamenya ururimi avuga, ukamenya uko arayajisa, uko arakara, ukamenya uko asabana, ukamenya ibintu akunda n'ibyo yanga, ukamenya faiblesse ye, intege nke ze zibahe, ukamenya aho agira imbaraga, aho agira intege nke urahorosa, aho agira imbaraga ukamuha umwanya agakora, aho woroshe nawe ukahashyira izawe, kugira ngo mwese wuzuze ibyuzuye cyangwa wuzuze ibituzuye? Oya, ndashaka ko usubiza. Oya, wuzuze ibituzuye. None se afite imbaraga, urumva hatuzuye nyine? Nese uruzuza aho afite imbaraga cyangwa uruzuza hatazifite? Adafite imbaraga. Hanyuma amakano k'ubwenge, niba atuzuye ahantu, niho wowe ugomba kuzuza. Ko Bibiliya ivuga ngo ni ukugira gute? Ubwuzuzanye. Na leta ivuga ko ari ubwuzuzanye. Nubwo nyine ho yongeraho n'uburinganire. Uburinganire n'ubwuzuzanye ntekeza ko byose ari kimwe. Ibyo nge sindi bubyinjiremo kuko ntago ari cyo kiganiro turimo. Tuzakivugaho undi munsi. Yego. Mu mwanya wacu. Ishobora kuzaza ari part 6. Aho izazira izadusanga. Tupfa kuba turi mu nyungu z'Imana. Yaza ari part what? I don't care. Icyo nkeneye nuko abantu bumva ibyo turi kuvuga nona, kandi bakamenya ko ari ku nyungu zo kugira ngo abantu batunga ubugingo buzima. Amen. Kuko umutima ubabaye, umutima ngo uhagaze, ujugunya rwose amahoro yawe. Ntushobora gutunga amahoro mu gihe umutima uhagaze. Never. I telling you. Icyo ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Umutima uhagaze ujugunya rwose amahoro. Imana idufashe. Amen. Noneho iki kintu abantu bacyumve cyane, igihe cyose utaramenya aho uwo mubana afite icyuho, ahantu afite akennye, ahantu hari faiblesse, ngo abe ariho wuzuza, muhora mugongana muhora mugira gute? Mugongana. Mbe nk'uguha nk'urugero, uzumva abantu bari gushwana ngo bino bintu ibi nibi, aho atari ko jewe aturibuka ko jewe naje umugabo ngasanga hari ibintu adashoboye, cyangwa ati nasanze umugore hari ibintu adashoboye, ariko ko wari uzi ko muri wowe atabishoboye, ariko impamvu bigaya nuko wari ufite solution. Kuko ikintu kigaye utagira n'igisubizo cyacyo, waba uri umunyantege nke hanyuma y'abandi. Byo mvuze nibyo. Uramutse ugaye ikintu ariko udafite n'igisubizo cyacyo, waba uri umunyantege nke uruta abandi. Kuko impamvu ugaye ikintu nuko ufite igisubizo, icyo bita best answer, cyangwa se la meilleure solution, a good solution. Ugomba gushyiramo igisubizo kiri beta
dani icyari gihari nibwo nemeranya nawe gusebanya hanyuma icya kane kubakira ku kinyoma kubakira ku kinyoma bisenya urugo imwe mu mpamvu ikomeye ishobora gutuma urugo rw'umuntu rutaramba ni ukuba wararwubakiye ku kinyoma umuntu muzabana iteka ntabwo ubundi umubeshya umubwira uko wabaye aho ngaho kubakira ku kinyoma haba harimo no kwibwirana ukabwira umuntu urugendo wagenze aho umubwiranamo gukomereka ukamubwira inzobo waguyemo ibyagukubise ibyakwangirijeyo ukumeze urabwira umuntu yuko uri isugi kandi ubizi ko hari abandi basore mwahuye none se nimuhura ntazabimenya urabwira umuntu ko uri umusore ngo utikoraho ufite amafaranga kandi ubizi neza ko utagira n'urupfumuye none se nimuhura ntazabibona kuri nta kintu none se icyo kinyoma uzagisiva gute urabwira umuntu yuko uri umusore w'imanzi utigeze uhura n'umukobwa mwahura akagira ngo uri umukinnyi wa porono ukina za filime z'ubusambanyi hanyuma se azavuga ko se wabyigiye ikinyoma se w'ibinyoma ni satani kandi ntabwo yigeze aba ishingiro ry'urugo ishingiro ry'urugo ni imana kuko imana niyo yubatse urugo ihereye muri edeni iyo ushaka ko urugo rwawe rubaho ukuramo ikinyoma ugashyiramo ukuri igihe cyose uzubakira ku kinyoma ujya uvuga ngo nubakiye ku bintu bitaramba n'uru rugo ntabwo ruzarama keretse uciye bugufi ukabwira imana ngo uwiteka we ntabara ariko ubundi ntabwo bikwemerera yewe ndabona bya bintu tutari bubirangize komeze ngo tugeze ku cya kangahe ku cya kane reka tuzavuga ibindi bitanu tuvuge bitanu gusa kuko nawe uraza kumbaza kereka niba ibyo ni kuvuga ntacyo biri kugusigira ariko niba biri kugusigira uragira ibyo umbaza kandi nawe ushaka kuvuga niruka nk'uzapfa ejo tuzongere tubwire abantu pariti ya kane tubabwire ibindi bintu bitanu sibyo 10 tuvuze bitanu ko nabibonye ko dushobora gutinda uyu mwanya ntabwo ari inyigisho dushaka kirambira abantu cyane dushaka abantu bayigira bakanashyira mu bwenge bye kumubana byinshi ariko agira ahagarukira agira ibyo abona agira ibyo yuza atubaza ubutaha adukenereho ubusobanuro turabyemera cya gatanu rero wenda utaragera ku cya gatanu mbere y'uko ujya ku cya gatanu yego hari iki cya kane uvuze kubaho kubakira ku kinyoma urabona umwana w'umukobwa mu buzima bwe yanyuzemo yararambagijwe kandi uyu musore ugiye kumushaka ashobora kuba atari we umurambagije bwa mbere hari uwo bashobora kuba barapfuye kumusaba gusambana nawe hari 2 cyangwa 3 hashobora kuba hari uwa 3 waje no kubigeraho baranaryamana yego ariko kubera ko amubonye ubwambure agahita bati we nta mugore ukurimo wenda agahita bivamo sinkigushatse akazashakana n'undi utarigeze none umusaba izo serivisi urabona ko zifata akavuga ati hari Kimondo twapfuye yuko yansabye kuryamana nawe bikanga Musave nawe ateyemo nawe abinsabye ndabyanga avoka nawe ateyemo abinsabye kubera ko hari abandi twagiye dushwana wenda mwemerera turabikora tubikoze ahita nyanga none mbonanye nawe Gifenesi ariko nagira ngo nkubwire aya mateka yose urabona uyu mukobwa bizamworohera kuvuga izi detail Gifenesi buriya rero ari ibintu tuvuga abantu baba bakeneye no kumva kandi urakoze kubabariza ati uyu mukobwa azavuga abantu bose baryamanye nawe kubwanjye ndumva atari ngombwa no reka mbaze ngitange cyahuranyije ariko ndaza guhita ngaruka ku ijambo ry'Imana icyo rivuga ntabwo azabwira uyu musore detaye z'abantu baryamanye ariko none ntazamubwira ko ari isugi zamubwira ati hari uwo twaryamanye byambayeho swati narabishakaga sije ko ntekereza ko atabari kumubwira ngo yarabishakaga kumubwira ati byabayeho par accident yandushije imbaraga se yaranshukashutse ariko narabikoze ntabwo igikomeye ari ukumubwira inshuro yabikoze ahubwo igikomeye ni ukumubwira ko icyo kintu cyabayeho kugira ngo atamwibeshyaho yego
kandi noneho ashobora no kumubwira ati ntuze kubona ngo narabikoze, si impamvu yo kugira ngo nawe tuzabikorane. Nubwo nabikoze nabigize iki indahiro, ntabwo nzongera kubikora, nzongera kubikora ari uko nabanye n'umuntu. Si uburenganzira bwe se, si amahitamo ye se, si icyemezo cye se, hari ubwo yamuburanya kubera iki? Icyo mvuze uracyumvishe se, birakunyuze? Ntabwo ikibazo ari ukuvuga ngo nabikoranye na runaka, ishuri uyu twagiye hariya, utujya aha, twavuye aha tuzamuka muri etaje twaramanutse. Oya, vuga ngo ngewe nk'umukobwa tuganira nagize ibyago ubukumi bwanjye, hari undi muntu twaryamanye, ntuza kugira ngo nisuki, ariko sindi n'umukobwa w'indaya. Bitwaye iki se? Ariko ibyo ni ikiganiro ujya kuganira n'umuntu bitewe naho mugeranye. Ntabwo ari ikiganiro ngo yimye ingoma ari umwana. Nkurikire cyane, niyo mpamvu tubwira abantu ngo abantu barinda ubukumi bwabo, abantu barinda ubusore bwabo. Aramubwira ati Salomo mwana wanjye, mu bintu nkubujije nk'umubyeyi ukubyara, ntuzigere wemera ko umuntu w'umukobwa akubona intege nke, mu ntege zawe ntakahabona, ntihakagire ukurunguruka. Iyo yari indahiro nyina witwa Betisheba agize gute? Yaramurahije. Reka nkubwire ko Salomo umunsi yayitatiye agashaka abagore 1,000 ari nacyo cyamwishe kikamukura mu bwiza bw'iki bw'Imana. Shatse kukubwira ngo iki, igihe cyose turi kuvuga aya magambo ukayirenza, buriya twe tuba dutanga impanuro nk'umushumba. Genda umushumba, kabiri ndi umubyeyi mfite abana n'umuryango. Iyo mbivuga nkabivuga rimwe, nkabivuga kabiri, nyobowe n'umwuka w'Imana, nkanagusengera, mba nkubwiye ngo ibyagiye byaragiye, ariko Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo nugaruka nzakugarura, kandi nukuri bishimwa mu bigaho uzaba nk'akanwa k'Uwiteka. Ikindi cya kabiri, Imana yemera ko ibya kera birangira, bya kera mu byibagirwa. Ngiye gukora ikintu gishya, n'icyaduka muzakimenya, nzaharura inzira, nzagira gute, nzaza. Nuvuga ngo ibintu bya kera, iyo situation yibagirwe, tandukana nayo, menya ko nyine wayikomerekeyemo, unayanduriramo, uyigiriramo ibibazo. Ariko ibuka ko nubwo yakubayeho, ariko nanone amahirwe uracyafite, kuko uracyariho, kandi uracyari mu rugendo rwo kubaka urugo. None rero kurikiza izo za nzira twavuze, za piste ya mirongo, yihagararemo kugira ngo bigufashe kurokora ibisigaye. Sinzi niba uri kubyumva. Bigize gute? Ibisigaye. So icyo ashaka kuvuga rero ni iki? Salomo yaza kumvira nyina, ntabwo yaba yarahuye n'icyo gihano, ko mu bintu byatumye Imana imukura mu nzira, iranamubwira ngo nari nararahiye ko nta muntu n'umwe uvuka mu rubyaro rwa Dawidi atazigera abura ku ntebe. Irabahata ariko ndabirahiye, ntabwo ariko bizagenda. Noneho ndabirahiye, ndabihinduye. Icyakora ntabwo bizakubaho kuko narahiye so, bizaba ku mwana wawe. Umwana we witwa nde? Rehobowamu. Rehobowamu yagabanye ubuyobozi nande? Na Yerobowamu. Yerobowamu nde? Mwene Nebati wari iki? Umugaragu w'iwabo. Ingoma yikura iwabo nk'uko yayikuye mu maboko ya Sawuli. Ingoma Imana yayikuye mu maboko ya Sawuli iyigabira Dawidi wari umugaragu. Dawidi se ntiyari umugaragu wo kwa Sawuli? Ntiyari umusirikari waho? Ntiyari umugaragu waho? Ntiyabaye umukwe wa Sawuli nyuma? Hanyuma ingoma ni Imana niyo yayikuye mu maboko ya Sawuli ikayishyira mu maboko y'umugaragu. Ingoma se yo kwa Salomo ntiyavuye mu maboko ye, imiryango 10 yose y'Abisirayeli ikava mu maboko ye ikajya mu maboko yande ya Yerobowamu mwene Nebati, umwana w'Iseruya, nyina w'Isereda, nyina witwaga Seruya. Urabyibutse neza? Yego. Ibi ni ibintu abantu batajya bamenya cyane, ariko bifite icyo bivuga. Icyo bigira gute? Icyo bivuga. Hari uyu musore nawe muri iki gihe abasore benshi bafite serogo yabo, cyangwa izina ryabo bihariye yuko nta musore w'imanzi ugihari, bitewe n'uduco twaho bize, abo biganye, mico yaho bize, abo biganye, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ku buryo kubona noneho urwego bigezeho, ujya kubona umusore w'imyaka 20 cyangwa 25 ugasanga yibereye mu ngutiya z'umukecuru
ushobora kuba aruta nyina cyangwa se angana na nyina cyangwa wenda ari munsi y'imyaka ya mama we ariko ukaba wabona ko ari umuntu ukuze yego ugahita wibaza uyu musore we bizamworohera gute kubwira fiyanse w'ukuri bagiye kubana akaramata yego yuko yisanze mu ngutiya z'umubyeyi umubyaye. icyo ariko ntakigusubije ndasubizaho kuri pariti ubwo ndasubiza kuri A ntuza y'umukobwa ariko umusore ntabwo turagira icyo tumubwira. umusore kuri iki cyo ubwo icyo ngiye gusubiza cya mbere ni icyanyuma ntabwo azavuga ko yagiye mu ngutiya z'umudamu cyangwa se z'umugore azavuga ko nawe atari imanzi yego kuko biranengetse no mu maso y'abantu ntibyumvikana ukuntu umuntu w'umusore ajya kuzerera mu bagore wabyumvishije ariko yarakwiye kumubwiza ukuri nyine ko atari imanzi. Kabiri rero impamvu tukunda kubwira abantu ngo bagabanye umwuka w'ubusambanyi haba abakobwa cyangwa abasore iyo ashatse umugore umwe aramushaka kuko yazengurutse mu bagore benshi bikarangira asanze wa wundi hari undi babonanye umurusha ibyishimo umushimisha kuruta wa wundi ari kumwe nawe kandi baramaze gusezerana iki akaramata bikarangira kwifata no kuguma mu murongo wo kugumana wa mugore bitashoboka kubera iki ahora afite akantu ko agatima karehareha bayavuga ngo abanyweye ngo itabi ngo bahorana agatima karehareha simbizi naryo nanyoye agahorana agatima karehareha niyo mpamvu areba umugore cyangwa umukobwa agakenera kureba icyo yambariyeho kubera ko ashaka umuntu umeze nka wa wundi yahuye nawe kandi kuko umugore afite ntago ameze nka wa wundi muri make nta munyura kubera iki rero iyo rero ugize uruzerero rwo mu bagore cyangwa se mu ngeso mbi birangira ugize ikibazo kandi ujye wibuka ko Bibiliya ivuga ngo uko wagenje niko uzagenzwa hari igihe ubikora bikarangira icyo kintu kibaye nk'igihano ugahorana iyo nzara n'inyota idashira wahura na wa mukobwa ugasanga ntameze nka wa wundi wahura na wa wundi ugasanga ntameze nka wa wundi utereka nshakire noneho mu bagore wagera mu bagore nabo ugasanga ntibameze nka wa wundi mwahuye ukahora uzenguruka uruzerero rukakubana rurerure kuko hari uwo mwahuye mu gihe runaka wumva atandukanye na wa wundi muri kumwe ariko iyo utagize uwo muco wo kuzenguruka umugore uhuye nawe arakunezeza arakunyura kuko ntabwo mugereranya n'abandi aribyo navuze ubwashize ngo abakobwa n'abasore bitonde cyane gufata urukundo rwabo bakarusharinga ku bantu benshi kuko uhura na bumwe babiri batatu bagukomeretsa umutima bagusigira igikomere aho usigira igikomere ejo wazabana n'uwo mubanye kuko umutima wawe ubwawe utagikomeye kubera bawushegeshe noneho washwana na wa mugabo kuko abanyarwanda baravuze ngo ntazibana zidakomana amahembe ukumva wa wundi swata umugabo cyangwa umugore avuze ati abagore bose kimwe cyangwa abagabo bose kimwe impamvu avuga ngo ni kimwe wa wundi babana ahita yibaza ati arangereranya nande waba afite igisubizo kuko afite abandi babanye nawe bacudikanye abo bamukomerekeje rero bafite ibikomere bamusigiye ari ibyo agereranya na wa wundi bari kumwe ni nayo mpamvu bya biganiro bikwiye kubaho mukabwizanya ukuri ukabwira umuntu ko hari umuntu wagukomerekeje ko hari umuntu mwagendanye ndetse umutima wawe birangira awukomerekeje kugira ngo najya ajya kuvugana nawe ajya agira aho agarukira kubera kurinda umutima wawe kongera kugira gute kuwukomeretsa nawe nubwira umuntu ngo ndadadiye ndafunde ndewe nduzuye nta kibazo nta wankomerekeje ndera ndi muzima sawa rero arazana ibisuti n'ibisuture ajombeho kuko azi ko umutima wawe uri muzima mukanya nabikubitaho waramuhishe bite bivirirana n'ibivirirana byo bwati wambwiye ko akundi mu byukuri ijambo ntiryari rikomeye ahubwo yaribwiye yarakomeretse afite abandi bagize gute bamukomerekeje none rero kuko bamukomerekeje hamurebe urarwana n'iki n'ibikomere bikomere ni ikindi kintu usi yanjye se uranyuzwe ndakumva rwose ndanyuzwe aho sije urabyumvishe yego ni ukuvuga ngo rero uyu musore cyangwa uyu mukobwa kwigirira neza kwe
harimo no kubwira ngo none se ngo ko abatipe ba none ngo aza ngo akubaza ngo akeneye yuko ngo muryamana ngo akakubwira ko nimutabyemera ngo mutari bugumane. Ese ubundi wubaka kubera wowe ushaka ko ari wowe nawe mwemeranya cyangwa urashaka ko Imana ibigiramo uruhare? Imana niba ariyo ibirimo nunamuhakanira ko udashaka ko muryamana, Imana niba ari ibirimo izabyemeza. Yego. Ariko nushaka ko ubyiyemereza ubwawe, Imana izakuramo inkunga zayo winjire mu rugo rutari mu Imana. Ni nayo ngingo ya 5 nari ngezeho. Yego, tugere ku ya 5. Ingingo ya 5 ivuga ngo kubaho udasengera urugo, kubaka urugo rutari mu Imana. Buriya mu rugo hinjiramo ibintu bibiri, hinjiramo Imana cyangwa Satani. Icyo wakinguriye nicyo cinjira iwawe igihe cyose. Ubu rero ngubwire ngo hari abantu bakinguriye Imana, babana n'abantu badashobotse ariko Imana ikabashobora. Sinzi niba unyumvisha. Abantu bakinguriye Imana, hari abantu bakinguriye Imana bayigira igicumbi cy'urugo rwabo, kuko umuhanga wo kubaka urugo ni Imana yonyine. Ni nayo yatangije uwo mushinga abantu badahari. Hari abantu rero bayikinguriye barati uru rugo sinarushobora, ni wenda uhaye Imana. Imana ibonye ko bayikinguriye irazi rwicaramo, nyamara mu by'ukuri abo babana nabo ntabwo bashobotse, ariko Imana irabashoboye cyane. Hari igihe ubana n'umuntu adashobotse ariko wana atanakwirwa mu mico n'ingeso zawe, ariko mu Mana akwirwamo. Haba nk'urugero wenda waduha kugira ngo iki kintu tubanze tucyumve cy'umuntu ushobora kuba adashobotse ariko Imana ikamushobora. Usanga nk'umuntu umubanye yari umunyangeso mbi, kubana nawe wenyine ataca ku ruhande bitashoboka, ariko kubera ukuntu wamuhambirije imbaraga z'amasengesho, Imana ikamugufatira. Wowe amaboko yawe atabishobora, Imana ikamufata pe. Umunsi yagambiriye ngo muri bushwane kubera ko ari umunyamahane, usanga ubanye n'umuntu ari umunyamahane, ari umunyetiko, mwashobora kujya muhora mu Rwanda. Umunsi ari bushwane nawe kubera ukuntu wabiragije Imana, ukajya gusenga, ijuru rikamanuka rikamufata, rikamufatisha amaboko utanazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rwose yagerageza kwinyagambura agasanga Imana yamufasha. Nzi umuntu w'umugabo yajyaga abwira umugore ati nzagukubita nkurenze urugo, tikari nzagukubita, ndamuzi ni umushuti wanjye nawe azareba iki kiganiro sindi bumuvuga. Bukeye Imana integeka kumusengesha amasengesho menshi, turayasenga, tuyasenze yuzura umwuka wera mwinshi cyane, ya mahane arashira. N'ubu umugore ajya amubwira ati ariko ya mahane runaka yagiye, akamubwira ati none se ko Imana yajyanye uragira ngo aboneke. Ariko we mu mibare ye yumvaga azakubita umugore akamurenza iki urugo, akamubwira ati nzagukubita na bene wacu niko tumeze nituvugirwamo, singa kumva uvuga singavuge nawe ngo uvuge. Ariko kuko wa mugore yihase gusenga, Imana yisi igenda ifata wa mugabo imuha umwuka wera mwinshi. Ntabwo uyu mugabo ntabwo amahane yari kwemera yubaka, ariko mu Mana yakwiwemo urugo rurashoboka. Bamaze kubyarana 3. Suri gusubizwa noneho? Ndabyumvise. Uri gusubizwa cyane. Ushobora gusanga umuntu yari indaya, ko nimvuga indaya ishobora kubera umugabo cyangwa ari umugore, ariko bitewe nuko wafashe urugo rwawe ukaruragiza Imana. Simurabona abantu bari indangamirwa se bari mu ngo zabo banubatse keshi, I mean babyaye keshi, babyariye mu rugo, kandi ugasanga ntiyongeye guca inyuma umugore we cyangwa umugabo we. Turabafite. Yego. Hari n'abajya batanga, hari n'uwavuze ko kera yari indaya, ntago ndi buvuga amazina ye kuko ntiyabintumye, ariko warabyivugira kuri za social media, avuga ko abasirikare ba Minwari bari abagabo be. Babandi mbere ya jenoside banabayeho mu gihe cya jenoside barebera jenoside. Urabibutse? Ndabibutse. Uwo nguwo arahari, ajya yivugira ati ngewe abo bagabo sinzi umubare wabo naryamanye nabo, ariko ubu tuvugana afite umwana umwe kandi yabyaye, ntiyongeye kujya mu ngeso, kandi yakoze ubusambanyi buhagije. None se urumva atari Imana yamufashe? Ni ijambo rimwe risobanuye ngo iyo ufashe urugo ukaruragiza Imana, Imana ireba uwo mwashakanye ikamuzirika kigufi kidashobora kurenga urushako rwawe. Ni Imana yari izirika kigufi, ntago ari abantu. Yego. Se uri kunyurwa? Urumva uri kunyurwa? Yego. Genda gira ngo ngusabe dusubikira aha ngaha.
subikira ahangaha, ahubwo ubutaha tuzafate iki part 4 ariko turi kuganira nanone kuri izo ngingo eshanu zisigaye. Ntabwo twazivuga zose, cyaba ikiganiro kirekire, kandi dukeneye ko izi eshanu za mbere abantu baziganiramo bakazikurikirana bakazanaduha ibitekerezo niba koko bemeranye natwe. Hanyuma utazemera azambwire muhe imirongo ya Bibiliya iverifiya izi ngingo eshanu. Ndayifite cyane. Imirongo, buri ngingo yose ifite umurongo wayo, kuko umva uko Bibiliya ivuga. Nk'ahandi bavuga ngo ikigare, Bibiliya bavuga ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababi, konona ingeso nziza, konona. Uzi ko hari abantu biyononesha abandi, hari abantu biyononesha abandi cyane rwose. Umuntu agakonona kandi ibyo yononye atashobora kubisubizaho. Ya ngingo igendanye n'amarangamutima nayo, marangamutima iriya abantu nibayimenya bagafata umwanya wo gukuramo amarangamutima, akubaka urugo yakuyemo amarangamutima. Buri igihe cyose uvuga ngo urumva ngo nyeneye ngo umuntu ngo usohokana, gusa ni abantu basohokanye abandi bakabata kuri beach. Ntabo wabonye cyane. Gusa ni hari abantu basohokana bikarangira amutaye yakajya gusambana n'undi. Hari uza kubwira ati nabona narindi kumwe n'ikiryaba rese cyane. Ni ukuvuga ngo ntabwo urugo rwubakiye mu gusohokana. Iyo ni imwe mu buryo bwo gukomeza gukaza icyo bita plaisir, ibyishimo by'abana cyangwa se by'abashaka kubana. Ariko kubona ngo reka ngo mbanze ngendane nawe ngo ndebe yuko ngo asohokane, ngo ambwire amagambo meza, utugambo dusize umunyu nitwo turi gutuma wumva uwo muntu muzabana. Never. Yanayihingamo kugira ngo akugeze mu rugo, yanashyiraho n'isukari, ariko yakugeza mu rugo akakubera undi. Ndamuzi, yashatse umuntu kandi ari afite titiri ikomeye, nari buvuge urwego rwayo cyangwa sekiteri akoreramo, ariko amugejeje mu rugo yasanze munsi y'igitanda amacupa ya whisky n'ayandi n'ayamahenesi na za Heineken. Aramubwira ngo icyo nari nkeneye ni wowe, nawe urugo nguru n'imitungo ngira hari, ibindi ntubimbaze, wowe icyo ngukoreye ni ukugeza mu rugo, uzarya unywe, abana nzabakubyarira, ariko ntuzigere unkura mu ngeso zanjye. Yisubirira mu bagore yakundaga ajyamo. Kubera iki? Ibyo yabagamo yagombaga mu minsi babanye kugenzura uyu muntu ni iki yamishe. Cya kiganiro ni cyabaye, kugenzura ya mico ni yabaye, ya marangamutima akumva cyane. Abanyarwanda baravuze ngo iyo isari yasumbye iseseme, uwari umwami arira hataribwa. Iyo isari yasumbye iseseme, uwari umwami arira ahatarirwa. Muri make umuntu arya n'akataribwa. Ibyo umuntu atakakubonyemo, iyi sari yasumbye iki? Iseseme. Ntabwo urabona isari ko isumba iseseme. Umuntu agafata aba ku gitanda cya metero 2, matora yatumije mu mahanga ngo imuvura n'umugongo n'ibiki, akajya kurarana n'umukozi uciriritse ku kamatora kangana n'ururimi. Umuntu wibera hirya iriya asize rwose igitonore cy'umugore cyangwa se akararana n'umukozi. Kubera iki? Ntabwo yageze amenya urwego arimo ngo aruhuze n'amarangamutima yakiriye. Yego? Ibyo rero abantu ntibabimenya. Akenshi iyo tubivuga abantu bafite uko babitwara n'uko babijyana, ariko kuri kw'ibyuzuye izo parametere zose z'amarangamutima. Uzi kubona umuntu w'umukobwa, wowe uri umukobwa ukora mu rugo rw'umuntu akagushukisha amafaranga, akakwambura ubukobwa bwawe, ejo akagutera n'inda kandi ubizi neza ko atazagutunga. Ubwo se ukoreye iki? Ayo mafaranga urumva ni amahitamo y'akanya gato. Wisema amafaranga ariko watakarije ubukumi, bikumara iki se? Katazagutunga se?
kandi urabizi ko wabaga mu rugo rwe iwanyu waje ufite intego yo kugira uko wigenza kuva ku rwego ujya ku rundi, none amarangamutima atumye utagera ku ntego zawe. Nahoze nkubwira ku kigare kibi, uza abantu bashinzwe kuzuza intego z'abandi, kuba mu ntego z'abandi gusa. Umuntu aravuga ati mwana jya ureka wirira abakobwa. Urarya abakobwa, uriye barya, ntabwo intego zawe nize zihuye. Wowe ufite intego zawe bitewe n'aho uvuka, bitewe n'amateka yawe, kandi ujye umenya ko karande zacu zitandukanye. Ushobora no kuba warabyirinze kubera ko uzi ko wavutse mu buryo bw'urukundo rwa rundi bavuga ngo niba abana bitaga kera ibinyendaro cyangwa bibyarirana ibintu nk'ibyo, ubu babita ukundi. None wowe uravuga ati njye sinzakora ibi kugira ngo ntazisanga nanjye nabyaye umwana muri ubu buryo, cyangwa se hakagira kirogo yibaho kubera impamvu z'uburangare. Umuntu gusa agatavuga ati oya nutumva se nutabikora iki n'iki bazagira ngo nyoko araroga, bazagira ngo ibiki n'ibiki. Umuntu akakujyana mu ntego ze ariko zihabanye n'intego zawe. Wowe ufite principe zingana n'igikomere cyawe, zingana n'ubuzima wabayemo. Izo ntego ufite zanganaga nuko ushaka kuzaba we ejo hazaza. None ushaka kuzaba we ejo hazaza haje undi mudahuje ibibazo, mudahuje principe, mudahuje amahame, mudakomeretse kimwe, mudafite umusaraba umwe, mudahuje imiryango, agiye kudeviya principe zawe, kandi wewe wazifashe bitewe n'igikomere wabayemo n'ubuzima wakuriyemo. Muri biraza guhura se. Reka tubwire abantu yuko bakwiye kwiyitaho, kuko kubaka ni ibintu bidahubukirwa. So noneho nibajya kubaka bamenye uko bubaka. Yego. Kandi ntabwo bitu bivuze nkaho turi kubwira abantu ko abingo zagoye, abagize ibikomere mu rushako, twarababwiye ngo baduhamagare tubahe inama z'uko bakwiye guhagarara. Ariko abakiri muri urwo rugo ukirurimo nagoragose. Yego. Nagoragose. Buriya nabwiye abantu bwashize ngo kugira ngo urugo rukunde uca imivuno myinshi, ugacumwe, iyo bibaye ngombwa urara wiga imivuno yindi, kabati ko hano wanze reka cubundi, kuyi wanze reka cundi, ugaca imivuno myinshi kugira ngo urebe ko rutasenyuka. Abantu benshi ntabwo bajya babimenya. Gusenya ni ikintu gikomeye. Ugize amahirwe Imana yakurinda ntirusenyuka. Turi kugana ku musozo. Yego. Ntabwo turi burambira abantu, ariko ahangaha ndibaza iki kibazo mbere y'uko dusoza kuri izi ngingo zose. Yego. Hari umuntu ushobora kuba yumvise imwe muri zo imufataho cyangwa ebyiri cyangwa eshatu cyangwa se yewe na zose cyane ugasanga zimufataho. Yego. Ariko akaba agifite umugisha wo kuba ari muri uru rugo. Iyi ndwara y'izi ngingo zose yayikira gute? Ahubwo twamuvura neza. Agifite umugisha wo kuruba, aracyafite amahirwe yo kubigumamo, yo kuba bigihari. Yego. Urumva amahirwe ya mbere afite, urugo ruracyagize gute? Ruracyahari. Nubwo rufite ibibazo n'ibikomere, ariko rurahari. So ayo mahirwe rero ahubwo nayabyaza umusaruro ataramera nk'abandi. Yego. Kuko umuntu wese muzaganira uzumva kubwira, reka nkubwire, agira agahinda atashobora gusangiza abandi. Kuko uwo babanye bwa kabiri cyangwa bwa gatatu abafite ibintu atari bwuzuze wa wundi wa mbere yuzuzaga, kandi atari bubwire uwo babana, kuko nabimubwira biraba ikintu cyitwa inyuro, ntumeze nka wa wundi. Nawe azamubwira ati none se ko yari ameze neza kuki utagumanye nawe? Urumva harimo ibintu bibiri, afite ikintu atari mu musangize kandi ariko kiramujomba. Kandi na wa wundi nawe burya nawe nubwo bahuye nawe afite ikindi, buri wese afite agahinda kibanga. Rero uyu nguyu utari waruvamo twamuha inama kandi tukamufasha, Imana ikamufasha. Hanyuma utari watangira ayo mahitamo cyangwa uri mu nzira zayo, nawe akwiye kwitwararika kugira ngo bitamubera nabi. Yego. Reka ngushimire n'abantu bari badukurikiye. Ariko uwo muntu ashobora kuba gushaka yakubona gute? Unadusengera Imana dusoza ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Reka dutange telefone abantu batuboneraho. Ni 0782 64 60 89 0782 64 89. Iyo utari mu Rwanda imbere y'iyo mibare
washyiraho akamenyetso ko guteranya 25 iyindi ukongera iyo mibare yose, kandi iyo nimero iboneka no kuri WhatsApp. Twemera ko mutwandikira, twemera ko mutugisha inama, twemera ko mudusobanuza, twemera yuko tunabasengera. Rero reka dusenge Imana twinginga kugira ngo abo dusengeye, abo turi kuganira nabo, Imana ibagure kandi ibakomeze, bagira intambwe batera mu rwego rwo kubaka umuryango no gukomera, no kugira ngo bagire ibintu barenga n'ibintu bari baragezemo, ariko bikaba byaramaze kuba ikibazo. Turashaka ko Imana ivura abantu bayo, ibavurishije umuti w'amasengesho n'ubujyanama dufite, hamwe n'ibyo Imana izabigenza neza. Reka twizere yuko hamwe no gusenga hari ibizatungana, kuko turi kumwe n'Imana ishobora byose. Mwami Imana yacu turagushimiye, turaguhimbaje, uri mwiza, urera kandi urakiranuka, uri umutunzi w'imbabazi. Sabiye buri wese wumvishije ijambo ryawe n'iki kiganiro agubwe neza, atera intambwe, ahindurwe naryo, kandi turinginga kugira ngo babyumva ndetse bakiri mu muryango babashe kubisangiza abandi, kuko hari abazabyumva ariko bafite ingo zigikomeye zimeze neza, bazagira imbaraga zo kubihereza abandi bari mu kaga n'amakuba, kugira ngo nabo babashe kunyunyuza kuri iri funguro, ahari byabaremera andi mahirwe Satani yaramaze kubambura. Turasenze cyane ngo ukomeze imitima yakomeretse, womore abo Satani yaramaze gukomeretsa, ukize, uvure kandi ubohore. Kiyeretse kuri ibyo turavuze ngo Kristo ugabanye umubare w'ingo Satani yaramaze kwibasira, wongere ubaka umuryango nyarwanda ushingiye ku mibanire mizima, urinde akaga n'amakuba, urinde amakimbirane, kureho imbaraga zose zatumaga abantu bahunga ineza yawe n'ubuntu bwawe. Bibuke ko ari wowe wubaka ingo ukazikomeza, ari wowe mwubatsi w'imiryango. Kubw'iyo mpamvu bakomerere mu buntu bwawe, kandi biringire amaboko yawe aramira ingo, akakomeza imiryango. Urakoze kumva gusenga kandi kubanye natwe muri byose. Cyubahiro n'ikibi cyawe none iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Reka shimira abantu bari badukurikiye, ariko by'umwihariko buri wese udukurikiye ajye kuri YouTube channel yawe, kuri Moses TV. Yego, nkunda kuvuga ngo Moses, ariko ni Moses TV. Bajyeho bakore subscribe, basharinge ibiganiro biriho, kandi bafata umwanya uhagije wo gukurikira inyigisho z'ijambo ziriho nyinshi. Benshi bajya bakunda gukomatinga mu YouTube channel yacu twebwe. Harimo YouTube channel yitwa Ikaze TV Rwanda ndetse na Kiranuka TV. Ariko ko muri abakozi b'Imana mwagiye mutugezaho ijambo ry'Imana. Rwose pe biterwa nuko umuntu yahisemo, niba ari umurongo w'ubusesenguzi ubwo no. Ariko nabonye channel yawe hibandwa cyane inyigisho z'ijambo ry'Imana. Inyigisho z'ijambo ry'Imana nizo twibandaho cyane, kuko nyine niyo ntego yanzanye muri iki kibuga cya social media. Nazanywe no kubwira abantu ko hakiriho imbabazi z'Imana, hakiriho abakozi b'Imana, hakiriho 7 bitarapfukamira Bayali, kandi ko Yesu agifite abakozi atuma badatuburira abantu cyangwa ngo babibe, bagamije ku bugingo babuzima, itoro ry'Imana rikaba amahoro. Nifuza rero ko niba kino kiganiro ugifunguye ukakireba, ukakirangiza cyangwa utaranakirangiza, jya ureba ko ushoje kukireba, ugere kwa Moses TV, kuri Moses TV. Ukimara kugerayo, iyo views umuhe subscribe. Niba ari 1000 tujye kubona dutunguwe no gusanga Moses TV ifite 2000, kubera ko iyi video wagize n'ijana. Yego, nyine nibyo ndi kuvuga. Ariko byaba na 200, nibishaka bibe 10,000 bibe 100. Ariko jya ureba ko umaze kureba iki kiganiro, uhite wirukanka ujye kureba kuri Moses TV, vuga ati uyu mukozi w'Imana ko namurebye kuri Kiranuka, iwe bimeze gute? Ugende naho urebe ikiganiro, nurangiza umuhereze subscribe, wiyandikishe. Yego, kuzajya nyine umukurikira, kande kuri subscribe ndetse no kukazogera. Yego, naho ngaho rwose arabizi. Hanyuma ibyo biraba bihagije, uzajya ubona notification ijambo ry'Imana, ufata umwanya wicare umukurikire. Kuwa kane nitugira umugisha wo kubonana nta burwayi, nta yindi mitego yabayeho, wongera umubone kuri Kiranuka. Ariko kenshi uzajya umubona kuri YouTube channel yiwe. Uwo ku Ikaze TV Rwanda jya kwa Moses TV, uwo kuri Kiranuka TV jya kwa Moses TV. Kandi nibiba ngombwa ukahagera, andika ati mvuye kuri Kiranuka, ariko unamwereke yuko
kuba wavuye kuri wamuboneye kuri Kiranuka ugende ati ndi wo kuri Kiranuka Mosi TV hejuru cyane subscribe yahageze ibyo babihagije aba big energy bose bo kuri Kiranuka murabizi mwese aba big energy mujya mukunda gukorera imbere twagiye twese twagiye aba big energy hejuru cyane kudutima kuri bya bindi byose abona kwiye kwa Yago mugiye kwa Mosi TV mukore subscribe usharinga ikiganiro n'aya macano yose muyazamure mwokabyara mwatumbagerage mu bicuma Mami Nyono official ingororano ni ingorosori Pastor Fanny rwose mujye musupportinga aba bene data ndabashimiye shimiye iki kiganiro episode 4 nimwe mugomba kwandika muri comment mukanatugaragariza ko muyikeneye vuba nitubona mufite inyota yo kuyikenera vuba mufite amatsiko ushobora no kuzamutera mu rugo episode ya 4 yego umuvuduko ndibuze gushyiramo kuwazana episode ya 4 biraterwa na comment bire banditse byongere biterwa na subscribe ndibuze kubona kuri Mosi TV ibyo bashyiraho biradutera